Matayo ibice 11:12 soma. Uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Aya magambo ni Yesu Kristo wayavuze. Kadusome mu Baheburayo ibice 10:35. Nuko rero ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye, ko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Kadusome mu Bafilipi ibice 3. Mu 13-14. Yera ku 12. Si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganwa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye. Bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Ndamaranira kugera aho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagarwa kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Kadusome mu Baroma 12:11. Ku by'umwete ntimube ibyangwe, muhirimbane mu mitima yanyu, mukorere umwami wacu. Haleluya. Oh haleluya. Hari icyo umwuka w'Imana avugana n'itorero uyu munsi. Icyo umwuka w'Imana avugana n'itorero uyu munsi ni ku bigendanye n'ubutwari duhabwa n'imbaraga z'umwuka wera. Amen. Kandi ndahamya neza ko uyu munsi ari umunsi abantu b'abakristo benshi ku isi bizihije, kugira ngo niwo munsi wa 50 uhereye igihe Pasika yabereye. Nibyo? Ubwo nibyo. Yesu ashimwe. Bari bwo umwuka wera yamanukiye intumwa ubwo bari ahandi bari bategerereje. Haleluya. Kimwe mu bintu bikomeye cyane byakoretse uwo munsi nuko habayeho ubutwari budasanzwe mu ntumwa n'ubushizi bw'amanga bwo gutinyuka kuvuga ubutumwa bwiza, gukora umurimo w'Imana ku rundi rwego, kwitanga nta bwoba, harimo ubutwari, harimo ubwitange. Haleluya. Ndetse abenshi bagiye bahasiga n'ubuzima bamaze gutera iyo ntambwe ikomeye cyane. Haleluya. Haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Duhereye hariya muri Matayo 11:12 avuga ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi ngo intwarane zikoresha imbaraga. Amina. Haleluya. Ubwami bw'Imana, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa kandi intwarane zikoresha iki? Bivuge nawe. Bivuge nk'uko mbivuze. Ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa kandi intwarane zikoresha imbaraga. Zibugishamo imbaraga. Haleluya. Ariko ibikorwa bisanzwe by'ubuzima bwa buri munsi dukoresha imbaraga nyinshi cyane. Tugakora tuzindutse cyane, tugatinda cyane no gutaha no kuryama kuko dushaka iki? Imibereho, iterambere, kugera ku bintu na biriya. Ariko twagera ku by'ubwami bw'Imana tukagenda gake dusodoka. Imana yo mu ijuru tubabarire. Haleluya. Dufata amasaha menshi turi mu gushaka by'ubuzima bwa none tuzanasiga. Ugahera bukeye ukageza mu ijoro ukabura isaha yo kugera mu rusengero. Uwiteka tubabarire cyane. Yesu ashimwe. Ariko ugura bitekera, ugura bikurura. Ugura byibuka iyo wabuze umwanya wo kujya gukora repetition. Ugura byibuka iyo wabuze umwanya wo kujya gusenga. Ubwami bw'Imana buratwaranira. Haleluya. Ugura byibuka iyo wakoze ibintu byinshi bikagutesha umwanya bikakurangiza wese amasaha yose 12 akarangira, ugafata n'ay'ijoro ukabura umwanya wo gukandagira mu nzu yitiriwe izina ry'Imana. Haleluya. Ndetse no ku munsi wabugenewe wo guterana ugasanga urabuze. Ubwami bw'Imana buratwaranira. Imana ishimwe. Uriya murongo dusomye mu Baroma 12:11
ngo mu by'umwete ntitubi ibyangwe, ntitubi ibintu by'ibyangwe biri aho bidafite umumaro, ahubwo ngo duhirimbane. Tugire gute? Duhirimbane mu mitima yacu, duhirimbane dukorera umwami. Haleluya! Duhirimbanishwe no gukorera umwami. Aya magambo Pawulo yayavuzeho cyane, aravuga ngo ntabwo ndagera aho ngomba kugera, sinibwira ko mbigezeho, ntabwo ndabifatisha. Urumva wagira iryo shyaka ryo guhirimbana, ryo kwitanga, kugira ngo nibura habeho ikikwandikwaho mu gitabo imbere y'Uwiteka, nibura habeho umusaruro ukubarirwa mu bwami bw'Uwiteka. Cyangwa urumva usigaye iruhande ntacyo byaba bigutwaye. Urabizi hariho abakristo bumva yuko kwisigarira aho ngaho, kwigumira aho ngaho, adafite ibikorwa bifatika mu bwami bw'Imana, hariho abakristo baba bari aho bumva nta kintu bibatwaye. Haleluya! Ndakeka ko ubu butumwa atari ubutumwa bukwiye kugushyira mu kiriyo, ahubwo ni ubutumwa bwagombye kuguha ishyaka, ukongera kugira ubutwari mu mutima, ukongera kugira ibihe byo gutwarana. Iyo kugira ngo ube intwari ni ukuvuga ngo haba hari n'urugamba. Siko siko bimeze? Ntabwo waba intwari nta rugamba. Hagomba kuba hari urugamba, hagomba kuba hari ibikurwanya, hagomba kuba hari ibikubuza gutambuka ugatwarana ngo bitambuke, hagomba kuba hari ibikuzitira bituma utagera ku cyo ugomba kugeraho, ugatwarana ngo bitambuke, hagomba kuba hari imiryango ifunze ugatwarana kugira ngo imiryango ikinguke, hagomba kuba hari ibikuzengurutse bitakoroheye ugashyiramo imbaraga kugira ngo ubineshe, ubirenge. Haleluya! Oh haleluya! Ubwoko bw'Imana, haleluya! Intwarane zikoresha imbaraga. Ubutwari bwawe buri he mwene data? Ntabwo tugomba kuba ibyangwe, ibigwari. Haleluya! Ngo ahari birashoboka ko abantu wakomotseho bari abantu batsindwa, ngo ariko kora uko ushoboye ukureho ikintu cyo gutsindwa muri wowe no mu bawe. Haleluya! Cyo kunanirwa, kumva ko ibintu bikunaniye ukazibukira, umurimo w'Imana urakunaniye ukazibukira, iyo agakiza karakunaniye ukazibukira, urugo rurakunaniye ukazibukira, akazi karakunaniye ibintu byose bihora ubireka. Ngo ntabwo nzongera kubireka mu izina rya Yesu. Haleluya! Imana yacu ni nziza. Intwarane zikoresha imbaraga, intwari zikoresha ubwitange. Hari imbaraga ziba mu muntu zituma agira ubutwari, ubutwari butuma ukora ibyo abandi bananirwa, ubutwari butuma ukora ibyo abandi bananirwa nk'amaso n'amatwi. Haleluya! Ubutwari butuma ugera aho abananiwe batagera. Ubutwari si uko uba ufite amashuri menshi, ubutwari si uko ukomoka mu muryango w'igitangaza, ubutwari si uko ufite ubutunzi. Ubutwari n'ubutunzi biratandukanye. Haleluya! Hari umutunzi atari uko yabaye intwari, ahubwo wenda ni imirage y'ababyeyi, ahubwo wenda ni amahirwe yagize. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Ubutwari butuma uhagarara ahantu hatakoroheye. Iyo ufite umutima w'ubutwari wubaka urugo nubwo bikomeye ntago rusenyuka. Haleluya! Iyo ufite ubutwari mu mutima, niyo umugabo yaba ari umupagane kajana urakahagarara. Yesu ashimwe cyane. Amina. Iyo ufite ubutwari nta kintu kikunaniza umurimo w'Imana. Yesu ashimwe. Ubutwari buri muri wowe, umurimo w'Imana ntago kunanira.
Pawulo kenshi bamunyuzaga mu madirishya bakamutorokesha, bamufashe bamuhora izina rya Yesu, ariko ntago yajyaga areka kuvuga ubutumwa. Baramufungaga, yagera muri gereza agafata ikaramu akandika ibyo akaba yavuga ahagaze imbere y'abantu, akabyandika akabiboherereza, akavuga ubutumwa kurusha abari hanze. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu bafungiye mu magereza bakorerayo business, bakohereza imiryango yabo iri hanze idashobora gukora kuko bafite ubutwari mu mitima yabo. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iyo dutwarana si uko ibintu biba bigenda neza, si uko ibintu biba biri ku murongo, si uko muri business uba ufite abakiriya. Haleluya. Ariko uratwarana iyo business ukayisengera, ukayihanganira, ntuyirye, ukizera ko ejo hazaza zatungana. Haleluya. Intwarane, hari urwego rw'intwari, hari n'urwego rw'intwarane. Iyo wamaze kuba intwari ugera ku ntambwe yo kuba intwarane kandi ugakoresha imbaraga. Abana b'Imana dufite shitani turwanya, hari abadayimoni badukikije baturwanya, bashaka kutunaniza runo rugendo. Niyo mpamvu tugomba gutwarana. Hari imyuka, hari abamarayika mu mwijima barwanya imihamagaro yacu, bazi neza ubuntu twagiriwe. Niyo mpamvu baturwanya uko bukeye n'uko bwije. Ntuzakora ikosa ryo kubivamo. Twarana. Haleluya. Twarana. Niba utabonye umwanya wo gusenga ku manywa, senga nijoro. Haleluya. Niba wiriwe ku kazi k'abandi urakoreshwa kugira ngo uze kuyembwa ubone imibereho, aho ukaviriyeho fata iminota 30, ngwino hano mu rusengero. Niyo wasanga twagiye, bwira Yesu, mubwira Yesu tunyambike imbaraga, nshoboresha neza iyindi ntambwe, nyigisha kujera bino bintu. Ubucuruzi bwakwirukankanye, wirutse wageze i Rwamagana, wirutse ugeze Musanze, uranyarutse uri Ngororero, utashakiye iminsi ngahe, ntuzi ni rusengero rugeze, baye kubita imbere y'Imana. Haleluya. Hamagara Yesu, mubwire uti Yesu, hagarara nanjye muri ibi bintu, nshyigikira, mereza ubwenge. Abana barwaye, umugabo yarwaye, umugore we yarwaye, umuryango warwaye, ibintu byazambye, imwe inzu bakubwiye kuyivamo. Hagarara, izere, shikama, senga, widohoka, widohoka, wibivamo, witenebuka. Intwari zigaragara mu rugamba. Haleluya. Aha rukomeye nibwo bamenya yuko ya muntu ari intwari koko yahagaze. Isashimwe. Munimutakaza ubushizi bw'ubwoba bwanyu, bufite ingorane ikomeye. Haleluya. Witinya. Ubwo bushizi bw'ubwoba bugundire. Wigira ubwoba. Wigira ubwoba bw'imibereho, wigira ubwoba bw'abantu, wigira ubwoba bw'imiryango, wigira ubwoba barandeba, barambona, bazambona, bazakubone, bazagutwara ikisi, bazakubone. Haleluya. Hagarara, shikama. Amagambo Pawulo yakunze gukoresha ngo ndamaranira, ndaharanira, kugeraho ngera ngo mfate ikintu Yesu Kristo yamfatiye. Turanyura muri uru rugamba, turanyura muri uyu muriro wo muri iyi si w'ibibazo, ariko hari ikintu Yesu yagufatiye. Haleluya. Niba ukimagina wakabaye ukomeye Imana amashyi mu izina rya Yesu. Hari ikintu umwami w'abami yagufatiye. Haleluya. Widohoka, witenebuka amaboko, witenebuka amavi yawe, ongera ambara izindi mbaraga, ongera utwarane. Wa musore w'abandi barashatse ntago urashaka, shikama, twarana. Wireba hirya no hino, wigendesha amaguru yawe atambika, hoya. Isashimwe. Wifungura amapantaro, ongeraho umukandara wa kabiri, wongera ukenyere, ukomere, uharanire, usiganirwe, upiganirwe,
uharanire kugundira ubusore bwawe. Amina. Gundira ubusore bwawe buhamane, gundira agakiza kawe. Ubusiribateri burakomeye, buraryana, bikubita mu gitanda kikakubana kinini kandi ari agasempure. Yesu ashimwe. Winjira mu nzu ikakubana nini kandi ari shamburete, ukabura uhamagara, ukabura utuma, ujya ibyo kurya bibi ukarambirwa, ugatangira kumva amajwi akubwira kunyura muri panya. Ariko bintwari komera. Abakobwa banjye mbabwira buri munsi, sashimwe. Abo utazi aho bakura amafaranga bikurya umutima bareke. Reba Yesu, tumbira Yesu ngo niwe mutangizi wo kwizera kandi niwe uzagusohoza. Tumbira Yesu. Bafite ibitelefoni bya hatari, bihorera kawe karahagije. Izaza, igihe nikigera izaza. Komeza uhagarara ukunda Imana, uyikorere, ugira umwete wo kuyikorera, ugira umwete wo kwikiranukira. Ngo nitumara gukora ibyo Imana ishaka tuzahabwa ibyagize gute? Ibyasezeranyijwe. Haleluya. Widohoka ku bukiranutsi, widohoka ku bwitwararitsi, widohoka ku masengesho, widohoka ku materaniro, widohoka mu masengesho yo mu rugo. Hari bamwe basigaye batakiryama basenze ngo koko hari ibibazo mu rugo, ahubwo ibyo byagatumye usenga cyane. Koko business zitagenze neza ukaza wihahura mu gitanda, ahubwo senga, jya mu nzu ufatana ibiganza n'umugore musengane. Koko abakiriya babuze ukaza wuka inabi abo mu rugo rwawe, cyo si igisubizo, ahubwo iriyongera ibibazo. Yesu ashimwe. Ahubwo ngwino uhuze n'umufasha wawe cyangwa n'umutware wawe, mushima Imana. Koko hari n'igihe byagenze neza, musaba Imana, muhamagara iyo mwijuru, muyibwire ngo Mana ongera uducire inzira, ongera udukingurire imiryango. Imana izabagirira neza. Widohoka. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Widohoka mu bukristo, widohoka mu bukiranutsi. Bamwe babona bibagoye bakasubira mu nzoga. Kino gihe hari abakristo benshi bariho baranywa amayoga. Imana yo mu ijuru ikubabarire niba warasubiye nawe ku gacupa. Hari umukristo ejo twahoze tuganira, ndamubaza se nkumva aravuga iby'Imana, hari ahantu twahuriye. Ndamasa mwene data usengera, ati ndengera muri asambure y'Inyamiramba. Mushumba arakuza ataranza, abakristo barakuza niba. Aho nkabona hari ikiburamo. Ni umuntu bari kumwe arambwira ati rata mushumba ntakubeshya nywa agacupa. Mushumba ngiye ratanywa agacupa ariko nywa nka kamwe cyangwa tubiri. Ntabwo nabeshya ngo sinkanywa, ariko nywa gake. Mbuza gusenga. Urumva aho isi igeze? Urumva ubukristo aho bugeze? Ni umukobwa uraho ushaka nawe ushaka. Ati cyakora mbonye umugabo ukijijwe, ati nahita nzireka. Ndabona ntabwo ntawe uzabona. Urabona Imana izarema umuhungu wayo utanywa inzoga, imuhe umukobwa unywa inzoga nkawe. Ujya uramunukira inzoga. Icyakubujije kuzireka kera nicyo kizatuma uzireka ko kubonye umugabo. Ntawe uzabona. Atayo ati pastor ati nsengera ntibanze ubireke rero ukizwe neza. Ndabona nti mbese kankubaza ikintu. Ntabwo ngiye kubwira ikintu kimwe, ugitekerezeho. Biza abantu bo hanze aha basigaye banga kubabwira ngo amagambo menshi. Ubu namwe mwarambiwe. Yesu ashimwe. Ntabwo bashaka kubabwira ibintu byinshi ngo bibateshe umutwe. Haleluya. Ndamubwira nti se mwene data ati urakijijwe, urasenga, kandi unywa n'agacupa. Ese reka tugusengere, urushako ruzaze w'Imana. Gusaba Imana ndagusengera rwose ngo Imana iguhe urwo ushaka. Rubaye rutaraza se, kuko niruza niyo condition yo kureka agacupa ngira
kugira ngo iyo abuze umugabo afate icupa, kugira ngo iyo atekereje umugabo mu bwonko bikazamo bikagira icupa niryo riba umugabo. Ariko icyo ni ikibazo cyo kutegera Imana. Erega hariho abazajya mu ijuru badafite abagabo. Yes. Hariho n'abazajya mu ijuru badafite abagore, kandi n'abazaba babafite nabo bazajyayo nk'abatabafite. Haleluya. Koko mu ijuru nta gushingira kuri yo. Nitugerayo nta muntu uzaba umutware ngo ndabe madamu. Haleluya. Izo ni systeme za hano mu isi. Nitugenda mu ijuru hazaba yizaho zitandukanye n'izahangaha. Haleluya. Haleluya. Wowe ufite stress wowe tuza. Imana ishimwe cyane. Ndamubwira nti se kureba buri munsi abavandimwe bacu batuvaho tukabaherekeza Rusororo, tukabahereza mu Busanza, hagize impamvu ituma tuvaho ukava ku maso y'abantu ukinywa ako gacupa n'imyaka umaze usenga muri asambure bakuze nk'umukristo. Ndamubwira ati rero pastor, icyo ni ikibazo, icyo ni ikibazo kinkomereye. Ati ariko ngiye kuditekereza. Ndavuga nka icyo ugenda ugitekereze. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ubwami bwo mu ijuru buratwarana. Aho banywera amacupa urajyayo gukora iki ko wamenye Imana? Aho abasore b'ibirara bavugira amagambo mabi bateranira ugiye kugira gute? Aho abakobwa bataye umurongo batubaha Imana bateranira bavuga amagambo atubahisha Uwiteka, bakora ibikorwa bitubaha Imana, ujyamo muri iyo groupe kwenda iki? Niyo mpamvu Bibiliya ivuga mu Bakorinto ba kabiri 6:14 ngo va muri abo witandukanye nabo. Haleluya. Bavemo witandukanye nabo ngo kubera yuko nta mugabane ufitanye nabo. Imana yacu nishimye. Dukomeze kuba dutwarana, tumaranira, duharanira, dusiganirwa, dutanguranwa, twitangira ubugingo bwacu, ubugingo bw'iteka, ubwami bw'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Iyo dukora ibyo muri iyi si turitanga, nahoze mbabwira kare, abantu bazinduka cyane. Wowe ntabwo urazinduka muri uyu muhanda, ariko ujya uzinduka ujya ubibona. Ubona abantu bazindutse bahetse n'utwana bajya kurangura, bajya gucuruza, bajya gushakisha mu mihanda ahantu hose, bafite ubutwari bwinshi bwo gushaka amafaranga. Haleluya. Ibyo ni byiza cyane, ariko reka bitubere inyigisho. Haleluya. Reka bitubere inyigisho. Hari abasore benshi n'inkumi njya mbona bazinduka cyane bakagenda n'amaguru, bakora amasuku kuri za Serena ze, bariya amahoteli yose, abakora muri ariya amahoteli amasuku, bafite amakampani bakoreramo, ariko ayo makampani yaratsindiye amasoko yo gukora amasuku, za CHK, za convention hehe n'ahandi hose hari ibigo bikomeye, ariko ntago babaha amatike. Tajya ngo hari imodoka ibatwara, butaracya saa 11 abari mu muhanda, saa 1 akabari ku kazi no gutaha nuko. Ariko hano umuntu iyo atagituye hano hepfo mu Rutoki, iyo yigiye akajya Rwampara ntagaruka ngo habaye kure. Iyo arenze Gashokera akigiraho imbere ntagaruka gusenga habaye kure. Iyo umuntu arenze hano hepfo Kanzayire habaye kure. Habaye kure paste, habaye kure. Nahiniye hafi aho ngaho. Nahiniye hafi. Ubwami bw'Imana buratwarana. Araho uzahinira nugerayo umuhamagaro wawe nta wuhaye agaciro, upfireyo. Yesu ashimwe. Kandi umuhamagaro wawe, rega buri muntu wese umuhamagaro wawe hari ahantu ahamagarirwa, hari ahantu uhamagarirwa, hari ahantu urererwa, hari ahantu ukurira, hari ahantu utorezwa, hari ahantu Imana igutereka igushira, hari umugabane wawe, hari ibyawe.
nk'uko twese dufite imiryango tuvukiramo tugakuriramo. No mu bumana hari imiryango tuvukiramo, hari imiryango dukuriramo, hari imiryango turererwamo, tubarizwamo. Yesu ashimwe. Nta gupfa guhinira aho ubonye, uratwarana ukajya muri korari yawe, uratwarana ukajya mu bapapa itsinda ryawe, ukamenya uti iyi worship team uyu munsi harimo amasengesho. Nk'uko utwarana ujya mu mujyi. Iyo abantu bajya mu mujyi hano abari hafi, batuye i Gahanga, batuye i Nyamata, bari hafi. Ariko iyo baza gusenga haba kuri ibirometero biriyongera. Ntago batwarana ngo baze mu nzu y'Imana, haba kuri. Ngo ayiwe. Hari umuntu twasenganaga ahangaye mu kana ajya gutura i Kabuga kandi akorera hano Imburabutura. N'ubu aracyahakora. Ahera ku wa mbere akageza ku wa gatandatu akora akazi. Ariko kuza ahangaha ku rusengero gusenga habaye kure, yahiniye hafi. Kandi yari afite umurimo w'Imana akora. Isashimwe. Azabyibarizwe n'Imana. Mu by'Imana dushaka kubikora byoroshye byakomera tukabireka. Haleluya. Niyo mpamvu reba ibigendanye no gutanga mu nzu y'Imana binanira abantu. Umuntu ashobora gutanga icya 10 cy'igihumbi, icy'ibihumbi 2, icy'ibihumbi 5, icy'icumi akakomeza agerageza. Ariko iyo umugisha ukomeze kwiyongera, ikimwe cya 10 kikagera mu bihumbi 100, ari buzane ibihumbi 100. Byose mu rusengero. Ibyo ngibyo agatangira gacamo kabiri akajyanaho nk'Ananiya na Safira. Kabiri akajyanaho 20. Uw'Imana yawe yaguhaye akazi, uw'Imana yaguhaye ubuzima, uw'Imana yawe yaguhaye imbaraga, uw'Imana yawe yaguhaye agakiza, uw'Imana yawe ngendeka. Urabizi iyo umuntu atarakizwa neza ngo amaremo, iyo umuntu atarahinduka, iyo umuntu ataragera neza ku musaraba, hari ibintu byinshi arwana nabyo. N'ibyo ni urugamba. Ni urugamba. Ugatangira kurwana urugamba rwo gukiranuka mu mafaranga. Yesu ashimwe. Wawe n'amafaranga kuyakiranukamo bikaba intambara. Ugutambuka bikanga. Urundi rwego wakabaye ugeraho nturugereho kubera yuko urugamba rwagutsinze. Hari abakristo benshi bakabaye bari kure mu mugisha, ariko urugamba rwo gukiranuka mu mafaranga rurabatsinda. Sashimwe. Gukiranuka kuri 2.2 n'igice ngo azihe Imana bikaba ikibazo, kandi Imana yamuhaye 25. Agatsindwa. Izindi 250,000 yakabaye afata zigaherayo. Na za zindi 25 yagundiriye revenue ikazitwara. Vuga ngo amina. Indwara zikazitwara, revenue ikazitwara. Urugamba nurahari imbere yacu, twarana ubwami bw'Imana buratwaranirwa, gukiranuka biratwaranirwa. Niba hari ahantu hari urugamba rukomeye ni mu mafaranga. Wowe udafite amafaranga uzi ko ufite urugamba rw'ubukene, ariko abayafite nabo bafite urugamba rwo kuyakiranukamo imbere y'Imana. Barabeshya. Naranguye 15 n'ukuri 17 kandi waranguye 11. Ugurishije na 14 waba wungutse, ariko ukabeshya. Iminzani zituzuye, gupima ibipimo bituzuye, gupyeta bashebuja, ugira gute, ushaka inyungu y'ikirenga. Abakristo iyo basohotse ahangaha bagiye, hari abantu bamwe ubukristo bwabo buhagararira hariya ku gipangu. Akambarana n'umwuka wo kubeshya, akambarana n'umwuka wo kwesikoroka, akambarana n'umwuka wo kuvuga ibinyoma. Iyi telefone ni ukuri kw'Imana nayiranguye 150. Mama ihangana 170 kandi yayiranguye angahe 80. Ashaka kunguka ikirenga. Wibeshya. Ubwami bw'Imana buratwarana. Inyoma zikizakubuza ubwami bw'Imana. Urabeshyera. Ubeshya. Haleluya. 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 Ndabizi yuko utabishaka, ariko haleluya. Abantu ntibashaka kubabwira ukuri, ariko Imana ishimwe ko waje. Igihe cyose uzajya utsindwa n'ikintu ujye umenya yuko hari umugisha utakaje.
hari umugisha wo mu bwami bw'Imana warimo kukuzira uvuze. Haranira kudatsindwa b'intwari. Intwari igira imbaraga mu mutima zo kubikora nubwo byananiye abandi. Intwari igira imbaraga mu mutima zo kubitunganya nubwo byananiye abandi. Haleluya. Nubwo umugabo atabyumva komeza umwubahe b'intwari. Reka guhagarara ngo nawe umutuki wese kuntuka. Imbwa gusa. Kristo b'intwari wowe utungane, Imana izakwitura neza. Haleluya, 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 haleluya. Akuzi ko hariho n'abakristo batukana, ariko igihe cyose uzajya utukana ujye umenya ko watsinzwe. Sibyo? Numva kigeze aho kigiye gusohoka ujye ushyiraho urutoki uvuge ngo rugasohoka. Abantu bagifite kamere baratukana, abantu bagifite kamere bararwana, hari abantu bagifite kamere baratungana, hari abantu bagifite kamere barabeshyana, hari abantu bagifite kamere imbi gani. Ko ni ugutsindwa. Amina. Tureba twambara ibitenge twaza mu rusengero. Ibibera hirya hatari mu rusengero Uwiteka Imana niyo ibizi. Shitani nayo imenya aho igutegera umutego, irabizi kurakara vuba. Satani nabi izaho igutegera umutego, izi yuko ku mafaranga nta mikino ugira. Aho ni igutegera iyo yafashira kwegera ikakubwira ati ngaho mbwira ubu ngubu hariho disi n'igihe uhura n'ikibazo, ariko ujye ugira ubwenge. Kandi tugiye gusenga Imana tubwiye ngo Mana twigisha ubwenge bwo kubijera. Haleluya. Hari igihe uhura n'ikibazo ugashaka umugore udakunda ibintu by'Imana kandi aba mu rusengero amasaha 28 kuri 20 nangahe, utagira ngo abantu bose ubona mu rusengero niko bakunda ibintu by'Imana. Hariho n'uba mu rusengero yicara no ku ntebe y'imbere ariko abyanga. Kuba imbere ari imbere mu kwanga iby'umurimo w'Imana. Kuba imbere, kuba ku ntebe y'imbere ari ukuba imbere mu kwanga ibyo murimo w'iki w'Imana. Amafaranga yazataha yampereze, ndabizi uko ugiye kuyirukankana uyajyana mu rusengero. Ugende wenyine. Dufite ibibazo, nitwishaminiva, nituragira gutya. Ubu ngubu ndabizi ko ugiye kuyabata urujyane kwa pasiteri. Ndakuzi. Ibyacumi. Wagira ngo ni inshingano zawe. Ntayo nk'uhunda ajye kuri polisi. Kanyajyane ndetse nyabike kuraho utazi. Yesu ashimwe. Haleluya. Mujye musaba Imana ibaha ubwenge. Amina. Haleluya. Kugira ngo mumenye ukuntu mukiranuka mubana n'abadakiranuka. Kugira ngo mumenye ukuntu mukizwa mubana n'abadakizwa. Kugira ngo mubone ukuntu mutunganya iby'umurimo w'Imana mubana n'abatabikunda. Kandi musigane muberera imbuto bazahinduke. Haleluya. Haleluya. Reka kuba umukristo watsinzwe mu buzima. Gutsindwa mu buzima si uko uba umukene. Ushobora no kuba umukire waratsinzwe. Agakiza byaranze. Gukiranuka byarakunaniye. Amafaranga uyafite. Ariko ntacyo amariye ubwami bw'Imana. Nta manota ufite mu bwami bw'Imana. Yesu ashimwe. Ushobora kuyatunga ariko utayatunze. Erega n'abanyabyaha bafite amafaranga. Utibwira ngo abantu bacumura ku Mana bose Imana ibaka amafaranga. Ushobora kukwihorera ukayatunga ariko mu bwami bw'Imana nta mugabane ufiteyo. Abapfumu n'abarozi n'indaya se ntibayafite. Ari amazu yose ureba maremare n'ay'abarokore se. N'ay'abarokore. Nimunsubize n'ay'abarokore. N'ay'abapagani. N'abantu batamenya Imana. Ariko ngigushiriza abanyabyaha n'indashima. Ababi n'abeza. Ndashimye cyane.
ariko ntacyo byatumarira gutunga ibya mirenge ari nta mugabane dufite mu bwami bw'Imana. Ntacyo byatumarira kugera ku byo dushaka byose imbere y'Uwiteka tudakiranuka, tudafite amanota ahagije, ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwa ingororano. Haleluya, haleluya, izina ry'Uwiteka rishimwe. Bintwara usubire ku gakiza, usubire ku rufatiro rwiza rw'agakiza, ubiharanire, ubitwaranire, ubimaranire, ubyitangire, ubyishakemo, izo mbaraga uzishakemo, ubisengere. Ubu umukobwa ugaragara imbere y'Imana ufite Kristo, ubu umumama ufite Yesu utunganye mu byawe, mu nshingano zawe, mu bikureba, mu rugo rwawe. Niba ureba ibidatunganye mu rugo rwawe, hagarara, senga, hamagara Imana, izagushyigikira, izabitunganya. Abana niba barimo bakunanira, basengere, wizibukira narabaretse bariya barananiye, ntago bagomba kukunanira. Basengere, bashyireho isengesho, byereka Imana, basengere mu gicuku, basengere mu rukerera, basengere uri mu rusengero, basengere uri mu rugo, batureho ibintu bizima. Imana izumva gusenga kwawe. Haleluya. Niba ureba umugabo atangiye kugenda zigizaga, gutongana si igisubizo, musengere, hagarara, bintwari, umugore w'intwari, musengere, mwereke Imana, mwerere imbuto, mwereke ko utunganye. Waca amagambo menshi, bwira Imana gusa, izakumva. Haleluya. Hari uburyo izagutabara. Imana ihabwa icyubahiro. Niba umugore wawe ubona ukuntu akora ibintu bitakunezeza, si ukurwana, si ugukubita, si ugutongana, hagarara nk'umukristo, bwira Imana ngo Mana, uyu mugore niwe wamumpaye, kandi nta n'uwundi nteze, nta n'uwundi nshaka, ariko mugenderera, umuhindure. Sengera atakumva, we musengera akumva. Mudatongana, wari mu mubiri uri mu mwuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Niba ureba mu murimo w'Imana harimo ibibazo, wumva wawuvamo, ahubwo wukomereremo. Buriya niwumva ijwi rikubwira ngo ibi bintu bivemo, jya wumva n'irindi jwi rikubwira ku rundi ruhande ngo komera, ndi kumwe nawe, ndi Uwiteka. Haleluya. Ahubwo komera muri uwo murimo, sengera uwo murimo, sengera uwo muhamagaro, sengera icyo gikorwa. Ushobora kuba uri umuyobozi rero mu gikorwa mupanga, bikanga, hamagara inama ntize, ibyo mwagambiriye gukora ntibigende, udufaranga mwitanze ngo mudukusanye mugire icyo mukora cy'umurimo w'Imana mwakoraga ntibayazane. Gutongana si igisubizo, senga. Kwegura ku buyobozi si igisubizo, senga. Haleluya. Bintwari, senga, bwira Imana ngo Mana, ibi bintu bihinduke, aba bantu bahinduke, babikore bishimye, barabikora, barihuta, baraza. Mana, urabakunda, warabahamagaye, baturireho amagambo meza. Reka twige no kwaturiraho amagambo meza ku bantu bacu no mu bikorwa byacu. Senga isengesho gihanuzi. Haleluya. Birahinduka. Umera Imana amashyi menshi. Abantu benshi babivuyemo, mu rugo biraho, naramwihoreye akora ibyo ashaka. Senga, vuga ngo Mana, simwihorera, uya n'umugabo wanjye waramumpaye, agomba gutungana, agomba gukora ibikwiriye, agomba kuba umugabo w'inshingano, agomba kuba umugabo ukubaha, mwaturiyeho, karande zimuveho, abazimu bamuveho, ikibazo umwe araterwa n'undi agaterwa, mwarangiza mukitera mwese. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Haleluya. Reka twe kwegura, Satani n'ibyo ashaka ngo ubireke, akazi wakoraga kajemo ibibazo ukareke, noneho ukene, urugo wari wubatse urureke, umurimo wakoraga uwuvemo, uzasoza n'agakiza ukavuyemo. Itorero ryacu ririmo ibibazo, ngende ivuyemo, uzava mu matorero yose se ko shitani agerayo ahantu hose, no ku Mana agerayo. Nta nuzi ngo ko atwara n'ibirego. Igihe kimwe Imana yari yicaje igiterane nk'iki ngiki ndetse kinini kurushaho, ubona shitani iraje. Uze kwisomera Yobu igice cya mbere. Twebwe se turi bandaho Satani.
ntabwo turagira aho satani atagera. Haleluya. None ibintu bijemo satani, wowe b'intwari hagarara, bisengere, bihangane, shikama, izatumuka iyoyoke yongera izerera igenda. Haleluya. Omera Imana amashyi menshi. Amen. Haleluya. 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 Ndashaka kubabona muri abagabo n'abagore bakamiritse, bamaramaje, bamenye Imana yabo. Ndashaka kubabona muri abasore n'inkumi bakamiritse. Haleluya. Bamenye Kristo, bamenye uwo bamenye, bamize icyo bamize, badasubizwa inyuma, badasunikwa. Hari aho bigera bikaba nk'urugamba. Yesu ashimwe cyane. Muri uru rugendo hari aho bigera bikaba nk'urugamba. Haleluya. Hari igihe ibintu byose biza bikakugota ukabura n'ahantu upfumurira. Ushobora no utabyitayeho cyane, ushobora no kwisanga waravuye mu itorero utakinasenga, ukajya ubona na bene data ukumva ufite n'icyaha. Kubera ibyakugose, satani yakugotesheje ibintu byinshi. Imiryango, abarwayi, ubukene, akazi, inshingano, ukabizengurukamo, ukajya kwisanga ugasanga icyumweru kirashize ntugeze ku rusengero, ukwezi kurashize ntugeze. Ushobora kwisanga ugasanga hari abantu benshi bamaze kubabarira, ariko njye njya mbababarira, ariko nkanabasengera. Yesu ashimwe cyane. Ariko we mwene data urahanga harata, dufatanye dusengere bene data babohoka. Haleluya. Dutwarane. Ubwami bw'Imana bugibwamo n'iki? N'intwarane. Niba ukubutse mu by'akazi wikumva ko wananiwe, ahubwo imbaraga. Cyagiye wumva ko unaniwe, ahubwo ujye wambara imbaraga. Katira mu nzu y'Uwiteka, zenguruka hano usenge. Niyo haba hatabaye amateraniro, wowe ko kubishaka, wowe ko hari ibyo urwana nabyo, ngwino wisengere. Haleluya. Niba ushyize ku ruhande iby'imirimo yawe n'inshingano zawe, ukumva urananiwe, urashaka kuryama, aho ngaho banza usenga Imana, shyira amaboko hejuru. Hari abasenga bakandagiye mu mazi. Najyaga nibaza impamvu abantu basengera mu mazi, narahimenye. Yesu ashimwe. Ahantu hari ikime mu byatsi, rambarara muri biriya byatsi, senga, bwira Imana ngo Mana, umubiri urananiwe ariko umutima wambaye imbaraga. Haleluya. Umubiri urarushya ariko umutima wambaye imbaraga. Ndagushaka. Ibi bintu nyigisha uko mbiyobora, ibi bintu nyigisha uko mbikora, ibi bintu njye imbere mbishobore, ibi bintu bimbashisha. Niba ushatse vuba ukaba wumva urugo rukugira gutya, senga, bwira Imana ngo Mana, nyigishira ishuri, nyigishira ishuri, nyigisha nsobanukirwa iri shuri. Haleluya. Niba ugiye mu kazi vuba bakaba bagutizinga bagira ngo bakunanize wigendere, hamagara iyo mu ijuru uvuga ngo Mana, sinzagenda, aha warahashyize, aha warahamaye, aha warahamenyereye, warahanyemereye, ahubwo binyigishe, binshoboze, bimpishurire, binsobanurire. Ikibazo uragenda nawe ukajya kure y'Imana, garuka hafi y'Imana, ongera wambara imbaraga z'amasengesho. Niba uri umunyeshuri bakigisha ibintu ntubyumva ukumva bigucaho, bwira Yesu uti Mwami, umpaye umugisha wo kwiga, ariko mu bwenge, mu bwonko ndumva bitinjiramo, nkingurira imiryango y'ubwonko bwanjye menye bino bintu. Haleluya. 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 Ubwami bw'Imana bugirwamo n'iki? N'intwari, n'intwarane. Nudatwarana uzafungura saro igutware, usuke ubona busuku ugeze saa 5 za nijoro, nejo wundi na buriya numara kuva mu gakiza ubaburi. Yesu ashimwe. Nudatwarana uzafungura business igutware, uteke resitora barye na nijoro na kumanywa, na nijoro na kumanywa, na nijoro na kumanywa, amafaranga yinjire. Ugutazi ko ubundi nashaka icyo amafaranga nasengeraga, nzaba njyayo kuri Noheli. Satani nabona wama iby'agakiza byakamutse byagushizemo, abakiriya batware. Ubura abakiriya, ubura amafaranga, ubura akazi, n'agakiza karagiye, n'imbaraga zaragushizemo utakigaruka. Rero nuko shitani ikora.
bamwe yamaze kubona umugabo ni Hane, ni Switi, ni Hati. Avuga atari ko se kandi ubundi ikindi nari nkeneye n'iki kwari ugukundwa. Ni ugusohoka, ni inkoko, ni ibirayi, ariko se biya binyagwa ko tubisangamo. Maze yabona maze kukujyana mu ntege nke utagiterana, utacyumva ijambo, utakiyegera Imana, wari n'umuririmbyi byarakuvuyemo, agateza umutima mubi wa mugabo, akamubwira ati uri n'ikigori, nakizanye gisenga nzi yuko kizamfasha, none ntikinagisenga, nkawe uri mugore ki. Gatangira kumara iminsi 3 adataha, ntugisenga, ntugifite akabaraga, mugabo aragutaye, wari Hane, wari Switi, wari ikizubazuba, wari amata, none ubura urusenda. Ntugifite n'imbaraga zivuga Yesu, ntugibuka n'inzira ijya ku rusengero, ugatakara. Abantu benshi batakaye. Mwene data, erega Yesu yavuze ngo nimenye ukuri kuzababatura. Nubwo umuntu yaba agukunda, nta wagukunda kurusha Yesu. Haleluya. Nagahararo, nta wagukunda kurusha mama wawe wagutwisa akakubyara wese ko yagutanze ukagenda. Nagahararo, menya ko kazashira, mubwira uti ndagukunda sheri, ariko turajya no gusenga. Oya, uyu munsi turaryama dumure. Turaryama twidamoringe, turuhuke, maze nimugoroba dusohoye. Sohoka wenyine Kanyagwa. Hari abantu bamutwaza igitugu, ukamubwira tujye gusenga, ukamubwira wambara, ukamubwira ishyiramo inkweto, ukamubwira usokoza, ukamubwira ufata bibiri, ukamubwira ugenda, akagenda atagenda, ukamureka ukagenda. Ukamubwira niba utabyumva, utabikunze, bitakurimo, njyewe ndagiye, ntago namenye ubuzima bwo kudasenga, wansanze nterana ndi umuririmbyi, hariyo na repetition, ibindi turabikomeza ngarutse. Haleluya. Akabanza karakaramo gakeya, noneho baza gutaha, mwajya kuryama ukamufata mu kiganza, ukamubwira sheri dushima Imana, ugasenga cya dayimoni kimurimo kikavamo, ukavuga Mana ndagushima kuko uyu mugabo mwiza wuzuye ubwiza bwawe, w'igikundiro unkunda wampaye, umwongere n'umugisha n'imirimo akora, amaraso yamutwikire. Wajya kumukajya mumva avuga ngo amina, ubwo arimo arabohoka. Amina, amina. Ariko wowe uri mu rugamba ntuzi no kururwana, uri mu rugamba ntuzi no kururwana, urarwanira mu mubiri, mugasoza mwese mugiye mu mubiri, urugo rugakubitika rugasenyuka. Shitani ntazigera yishimira kukorera Imana, ntazigera yishimira kuvuga ubutumwa, ntazigera yishimira kutanga ituro mu nzu y'Imana, ntazigera yishimira kugira ikintu cyose wakora cy'ubwami bwa Data wa twese. Icyakora no gushyiraho bariyeri, nuko kunaniza, nuko kuzitira, nuko gutsikamira, nuko gutoteza, nuko kurwanya, nuko unyura iburyo, nuko unyura ibumoso, nuko unyura muri buri wese aho abonye akanya hose arahanyura. Ariko Bibiliya ivuga ngo iki mu Efeso 4 umurongo wa 26 ngo nimuhurwaho Satani. Aho yachaka kunyura hariho hose wimwemerera. Haleluya. Wimwemerera. Niyo umuntu yagukunda akakubwira ko azaguha ijuru n'inyenyeri, mubwira ariko ndabanza ajye gusenga, ibindi tubisubiremo hanyuma. Haleluya. Niyo yazana za miliyoni, mubwira ariko zibice sheri sweetheart, tubanza tujye gukora umurimo w'Imana, nituza tubibudgetinge neza, abazimu bazakubitwa bagende. Haleluya, haleluya. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Tugiye kuba dusenga Imana nshuti yanjye, ariko ndagira ngo nkusabe wongere ugire wa mutima wo guhirimbana. Ndagira ngo nkusabe wongere ugire wa mutima wo gushaka gukora ubushake bw'Imana, utarebye ku muntu, utarebye ku mushumba, utarebye ku nshuti, utarebye ku muvandimwe, ahubwo urebye mu ijambo ry'Imana. Komera Uwiteka amashyi menshi. Wongere uharanire gutunganya ibyawe, si ukubera yuko ufite ubushobozi bwo kubitunganya, ariko hari ufite ubushobozi bwo kugushoboza kubitunganya.
ongera uharanire gutunganya inzira zawe, ongera uharanire gukora umuhamagaro wawe, ongera uharanire gukiranuka neza, ongera uharanire kubihagararamo uko bikwiriye. Si uko ubishoboye ndetse byakunaniye, ariko ishobora byose irahagarana nawe nubiharanira. Si uko ubibashije, si uko bigushobokeye, si uko bigutunganiye, si uko imiryango ikinguye, yewe iranakinze, ariko hejuru ya byose hari Imana, hejuru ya byose hari isumba byose. Hari igihe ureba ku ruhande ukabona nta muryango, wareba ku ruhande rwo hepfo ukabona nta muryango, wareba imbere ukabona hari igikuta, ariko hejuru y'ibyo byose hari Imana. Hari Imana ishyiraho inzira ihitari, hari Imana itanga imbaraga mu ntege nkeya, hari Imana itanga imbaraga mu kunanirwa, hari Imana itanga ubushobozi mu bunebwe, hari Imana ihagararana nawe byakunaniye, hari Imana ishyiraho ukuboko kwa amaboko yawe yatentebutse. Wiyiva iruhande, wiyizibukira, wiyijya kure, ongera uyambaze, gusa yihamagare, gusa yibwire ngo Mwami nyigisha ibi bintu, nsobanurira ibi bintu, nyobora muri ibi bintu, mu bwenge bwo kubijera, mu bwenge bwo kubikora neza, imirimo mbashe kuyikora kandi nkore n'umurimo wawe. Nuko Imana izagushoboresha kandi izahagararana nawe, uyobora intambwe zawe, izaguhereza ubwenge utigeze ugira kuva uvutse. Imana itanga ubwenge tutize mu ishuri, Imana itanga ubwenge ababyeyi bataduhaye, Imana itanga ubwenge tutagiriye kaminuza, Imana itanga ubwenge buturutse mu gihugu cyo mu ijuru, Imana itanga imbaraga zitava mu biryo, Imana itanga imbaraga zitava mu miti, Imana itanga imbaraga zitava mu mitsi no mu magufwa, Imana itanga imbaraga zitava muri siporo n'imyitozo, zituruka mu mbaraga z'umwuka wera hariya hejuru. Haleluya! Nuyihanga amaso, nuba umukobwa w'intwari, nuba umugabo w'intwari, nubiharanira ukabimaranira ukabitwaranira, Imana izahagararana nawe kandi uzabona uva ku rwego ujya ku rundi, uzabona uva ku rwego uzabona utsinda buri munsi, uzabona utsinda muri byose, uzabona ibyari bikomeye bihindukiye ibyoroshye. Komera Imana amashyi menshi mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Yesu aguhe umugisha. Imana yacu nishimwe. Wikwemera gutsindwa mu buzima, wikwemera kunanirwa mu buzima, wikwemera ibyo Satani yishakira. Hari igihe wemera imibereho ikagutsikamira, Satani akavuza ingoma akabyina, agakoresha fete kubera yuko wemeye ibyagutsikamiye, ntukemerere yuko bigutsikamira. Umwami Yesu akongera umugisha. Haleluya! Wibyemerera, twarana, senga mu ntege nke zawe, senga mu bushobozi buke bwawe, senga mu butamenya bwawe, bikore nubwo ubikora nabi, nubwo ubikora utabizi neza, ariko biharanira, ubimaranira, ubyitangire. Izahagararana nawe yisumba byose. Haleluya! Hagarara ku maguru yawe dusengane. Umwami Yesu akumpera umugisha mwinshi. Haleluya! Umwami Yesu akugirire neza. Zamura ibiganza byawe utangire gusenga, zamura ijwi ryawe utangire kwisengera. Bamwe imihamagaro yanyu yaraveteye, yararyamye, yaratuje, utari washaka, wari umuririmbyi utari washaka, ariko inshingano zarakugose, Satani azinjiramo atangira kukwereka ngo ni nyinshi, ni nyinshi. Se ni wowe wa mbere ushatse? Twese twarashatse wa. Ndakubwiye ngo nakoze ubukwe ku manywa izuba riva, hari no ku wa mbere, mwege murindira ku wa gatandatu. Haleluya! Nakoze ubukwe ku manywa izuba riva, mbyara abana, sinari twe twanabye hataraza bya bindi byanyu byo gucungacunga ngo uzongere ubyare haciye imyaka myinshi. Umwana avuka mbyara undi, umwana avuka, ariko nsenga muheka nkajya mu rusengero, mwiriza ubutumwa muheka nkajya mu nzu nkakomanga nkabwira hodi hodi urahari, nje kubabwira Yesu. Ariko aba barokore b'abasazi ntundushye, ariko namubwiye Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Ufite umugabo ni marayika Gaburiyeli se. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Reka dutwarane dukorere umwami Yesu. Zamura hejuru ibiganza, senga iri sengesho. Vuga ngo ndakubita hasi buri cyishyira hejuru, ndakubita hasi mu mwuka wishyira hejuru, ndakubita hasi muri imbaraga zishyira hejuru, ndakubita hasi muri myuka yishyira hejuru,
ndakubita hasi buri mikorere yishyira hejuru, buri mikambi yose yishyira hejuru ya Satani ndayinaniza, ndayikubita hasi, ndayisenya mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi menshi mu izina rya Yesu. Mana ndagushimye kubw'uyu mwanya, nkwaye icyubahiro kubw'uyu mwanya mwiza, ndaguhimbaza kubw'uyu mwanya mwiza Kristo. Urakoze kubw'ibihe byiza uduhereye hano Data, urakoze ko kuvuganya n'imitima yacu Data, wongeye kutwambika imbaraga Data. Cya gihe twacogoraga Mana, cya gihe twakumvaga tunaniwe Mwami, wongeye kutwambika imbaraga Data, wongeye kuturenza ya misozi twajyaga tutarenga. Ndagushima yuko wa musozi wari uri imbere yanjye nkurenze. Bwira Yesu utaho ntarengaga ndaharenze Mwami. Mubwire ngo ndagushima koko ntarengaga ndaharenze. Mubwire ngo ndagushima koko aho ntageraga ndahageze. Mubwire ngo ndagushima koko ibyo ntashoboraga ndabishoboye. Mubwire ngo ndagushima koko ngiriye neza. Icyubahiro kibi cyawe Mana yanjye. Reka dukomere Uwiteka Imana amashyi menshi.